wewe wari ufite ubwoba ko inkoni yawe itari burabye. Imana yavuze ngo ije kubyikorera kubera kurengera izina ryayo. Wararwanyijwe cyane, ariko Imana iravuze ngo ije kukurengera kubera kurengera izina ryayo. Wa alebayi disisi, waranzwe cyane, ariko inkoni yawe irarabije. Wakubiswe hasi, ariko inkoni yawe irarabije. Warateragiranywe, ariko inkoni yawe irarabije. Izina ry'Imana witiriwe, hari ibintu Imana ije gukora. Kubera ko Imana yanze kuseba, kuko usebye se wowe usebye, ni izina ry'Uwiteka risebye. Imana irengeye izina ryayo ku bwawe, Imana irengeye icyubahiro cyayo ku bwawe. Amahoro ya Kristo nabane namwe bene data, nongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu. Twagarutse muri ya mamba y'umunsi, kandi turagushimira wowe ufata uno mwanya ugafungura iyi video nk'uko nkunda kubibabwira. Niby'igiciro iyo tubanye nawe ugashyiraho comment ku byagufashije, n'umugisha ukomeye cyane, kandi birya bizamura amavuta y'abakozi b'Imana iyo abona ibintu arimo avuga abantu barimo kubyumva, kandi akabona araho birimo bibakura arahandi bibageza. Imana igumugisha, turagukunda kandi turabizi ntago uyumva gusa uba urimo unadusengera. Imana igumugisha. Reka dusome ijambo ry'Imana tudatinze. Ni ijambo ry'umunsi nahawe, ni impamba y'umunsi Imana hari kije gukora mu buzima bwawe, kandi ndazi neza yo wari utaye ibyiringiro ugiye gusubirana ibyiringiro. Turasoma igitabo cy'umuhanuzi Yesaya igice cya 48 umurongo wa 11. Aravuze ngo kubwanjye nzabyikorera, nta cyatuma izina ryanjye ritukwa, kandi icyubahiro cyanjye sinzagihundi. Reka ngasubiremo. Kubwanjye nzabyikorera. Ayiwe Mana we, hari abantu bashyira Imana. Kubwanjye nzabyikorera, nta cyatuma izina ryanjye ritukwa, kandi icyubahiro cyanjye sinzakiyambura ngo ngihundi. Imana yamaye ijambo rikomeye, yambwiye ngo ninze mbwira abantu bari bigunze, ninze mbwira abantu bari bihebye, ninze mbwira abantu bari bananiwe, ninze mbwira umuntu wari utaye ibyiringiro, mutangarize mubwire ngo natuze umutima ije kubyikorera. Amen. Kora ibyo ugomba gukora, ije kubyikorera. Kora ibyo ukwiye gukora, Imana ije kubyikorera. Yambwiye ngo kubwanjye nzabyikorera, nta cyatuma izina ryayo ritukwa, ngo kandi icyubahiro cyawe ntago izakiyambura ngo igihundi. Mana ngushyize hejuru kubw'imbaraga zawe no gukomera kwawe. Ndagushimiye kubwira ijambo rigiye kwinjira mu mitima y'aba bantu. Aba bantu bagiye kwakira ijambo. Iri jambo reka rigiraho ribakura, reka iri jambo rigiraho ribashyira, reka iri jambo rigiraho ribazamura, reka iri jambo risenye ibihome, reka iri jambo risenye ibikuta. Uyu wari ubuze uburyo, uvuze ko uzabyikorera. Uyu wari ubuze icyo yishyura ririya deni, uvuze ko uzabyikorera. Uyu wari uryamye ku gitanda kwa muganga, uvuze ko uzabyikorera. Uyu ufite umurwayi wari umaze igihe kingana gutya, uvuze ko uzabyikorera. Uravuze ngo nta cyatuma izina ryawe ritukwa, ngo kandi icyubahiro cyawe ntago uzakiyambura ngo gihundi. Imana igumugisha. Imana dore ibintu bibiri bitumye iza kubyikorera. Dore ngibi byandike. Icyambere, Imana ije kubikorera kurengera izina ryayo. Kubera izina ry'Imana witiriwe, kubera izina ryayo witiriwe, Imana ije kubikorera icyo. We witiriwe izina ry'Umwami Yesu, abantu bakaba bazi ko uri umukristo, zamurira Imana icyubahiro. Imana ije kubyikorera ngo nta cyatuma izina ryanjye ritukwa, nta cyatuma izina ryanjye ritukwa. Buriya iyo batutse Imana muri karitsiye, abantu batizera bakayituka binyuze muri wowe, Imana irababara. Burya si wowe babatutse Imana. Bibiliya iravuga ngo uzagutunga urutoki ngo azaba rutunze mu mbone z'amaso yanjye. Iyo uhagaze mu murongo ukwiriye Imana igushakamo, umuntu ugutunze urutoki burya si warutunze, burya rutunze mu mbone y'amaso y'Imana. Aroni bigeze bamuhagurukira igihe kimwe, barahaguruka bahagurukira na Mose, baravuga ngo ni gute Miriyamu atera amakorasi Aroni agahanura. Niye mpamvu igitabo cyo kubara igice cya 16 umurongo wa 14 uze kuza gusoma. Ngo barangije ngo baramubwira ati aba bantu nabavukanye, none nibo bakora no murimo. Nukwera iki? Mose ati nuko Imana yahamagaye, ntago nanjye nzi uko byagenze. Mose aravuga ati ariko iyi Mana niyo yonyine yabasha kubisobanura, kuko nta gisobanuro kindi naba. Aravuga ngo buri muntu wese azana inkoni ye.
buri wese azana inkoni ye. Bazana inkoni 12 nk'uko ari imiryango 12 ya Isiraheli, ngo barangije za nkoni barazizana, ngo zose baziraza mu ihema. Aravuga ngo inkoni turi busange yarabije niwe Imana iba yatoranyije. Ngo babyutse mu gitondo basanga n'ubundi inkoni ya Aroni niyo yarabije. Amen. Wa wundi warwanyijwe, umwe bateye amabuye, umwe bavuze ngo yarihamagaye, barebye basanga inkoni ye yarabije. Kubw'izina ry'Imana inkoni yawe igiye kurabya. Inkoni yawe igiye kurabya ukorera. Ari gihe rimwe na rimwe ubona umuntu akoze mariage akayikora wowe aho ngaho ukavuga ngo ariko se nguriya ko atandusha ubwiza ngo kubera icyo ari wiyikoze. Oya, inkoni ye yarabije. Ese kuki dosiye twazijyanyeho turi abantu 10 bakabafasha umwe gusuriye ukaba yaratambutse buriya andusha kuvuga igifaransa cyiza cyangwa icyongereza cyiza? Oya, inkoni ye yarabije mu izina rya Yesu Kristo. Wewe wari ufite ubwoba ko inkoni yawe itari burabye, Imana yavuze ngo ije kubyikorera kubera kurengera izina ryayo. Wararwanyijwe cyane, ariko Imana iravuze ngo ije kukurengera kubera kurengera izina ryayo. Wa alebayi disisi, waranzwe cyane ariko inkoni yawe irarabije. Wakubiswe hasi ariko inkoni yawe irarabije. Warateragiranywe ariko inkoni yawe irarabije. Ndagira ngo nkubwire ngo iki gitondo cy'uyu munsi bijyanye n'amasaha uri buze gufungurira iyi video, Imana itanze uburabyo bw'inkoni. Inkoni yawe irarabije, mu rugo rwawe irarabije, mu bana bawe irarabije, mu kazi kawe irarabije, kuri ya ntebe wakora. Inkoni yawe irarabije dore wakiriye promotion. Inkoni yawe irarabije dore rwa rubanza rurutsinze. Inkoni yawe irarabije dore wakira imbaraga zinesha ibyaha. Inkoni yawe irarabije dore no muntu utaherukaga kukuvugisha agiye kuguhamagara. Dore inkoni yawe irarabije uyu muntu wasengeraga ngo ajye atahe kare dore agiye gutangira gutaha kare, niwe ugiye kubikwisabira ntabwo uzongera kubisaba. Inkoni yawe irarabije, ijambo ugiye kuvuga rigiye kujya ryumvwa. Inkoni ya Aroni ngikirabye baravuga ati turayamanitse tumenye ko Aroni yatoranyijwe n'Imana. Inkoni yawe nirabye mu izina rya Yesu. Ndohereza uburabyo bw'inkoni mu rugo rwawe, ndohereza uburabyo bw'inkoni. Imana igiye kubikorera kubera kurengera izina ryayo. Zamura ibiganza byo bwire Yesu ngo Mwami Yesu Kristo, reka uyu munsi wa none unyemerere kano kanya ugira igitangazo uri buze kuza kunkorera kugira ngo urengere izina ryawe nitiriwe. Kubera izina ry'Imana witiriwe hari ibintu Imana ije gukora, kubera ko Imana yanze kuseba, kuko usebye se wowe usebye ni izina ry'Uwiteka risebye. Imana irengeye izina ryayo ku bwawe, Imana irengeye icyubahiro cyayo ku bwawe. Icya kabiri gitumye Imana ibikora, Imana ibikoze kubera kurengera icyubahiro cyayo. Amen. Izina icyubahiro cyanjye sinzajya undi, nta cyatuma izina ryanjye ritukwa, kandi icyubahiro cyanjye sinzajya undi. Ndagira ngo ubwire Imana ikunda icyubahiro cyayo, burya na kamituye ni yakaguhaho. Oya, Imana ikunda icyubahiro cyayo. Imana ikunda icyubahiro umuntu yemeye kugiha. Haleluya. Ni umuntu wakihaye ngo bashaka ubwiza n'icyubahiro ngo nibabishakishe gukora ibyiza badacogora. Iyo ukora ibyiza udacogoye Imana iranezerwa ikagira ku rwego ifata ku cyubahiro cyayo ikakiguha. Amen, amen, amen. Ikagifata ikahita ikiguhereza. Imana yamashye ugenda ukomera Imana, igihe kikagira nayo ikakuremera ibirori, ikavuga ngo nawe igategeka abantu ngo nabo nibaze bayakome. Icyubahiro cyayo ntabwo izakiyambura ngo igihundi. Haleluya. Icyubahiro cyayo ntabwo izakiyambura ngo igihe undi. Kubwanjye nzabyikorera, nta cyatuma izina ryanjye ritukwa, kandi icyubahiro cyanjye ntago nzakiyambura ngo ngihe undi. Ni kubwayo izabyikorera, kubwayo izabyirangiriza, kubwayo. Ndagira ngo ufate bya byifuzo byose wari ufite bishyira imbere y'Imana, birambure ibiganza wibwire ngo dore igihe naguhamagariye, dore igihe nasengeye, dore igihe nasakurije, dore igihe navugiye amagambo ashizemo, mbihariye Uwiteka. Uwiteka aje kubyikorera. Ntabwo Dawidi yishwe, ntabwo Goliyati burya yishwe na Dawidi, yishwe n'imbaraga z'Imana. Yahagaze mu ijambo rivuga ngo izabyikorera. Yarahagaze akora ibyo akwiye gukora, Imana nayo ikora ibyo igomba gukora. Kora ikintu ukwiye gukora cyonyine. Uko umusozi uri imbere yawe wowe n'amateka y'iwanyu ntabwo bishoboka ko wawimura, ariko kubw'imbaraga z'Imana uyu musozi ugiye kuwimura. Iravuze ngo izabyikorera, isubiyemo ngo izabyikorera. Hari igihe rimwe nari mfite ikibazo cyari gikomeye cyane, nabonaga nta muntu wagikemura, ariko senze irambwira ngo ndabyikoreye. Ayaya, nagiye gusenga mpita senga shima kuko yari imbwiye ngo irabikoze. Shuti icyo kibazo yarakirangije, n'umuntu wari wese twari turi kumwe yarambwiye ngo pastor, cya kibazo cyarangiye, cyarangijwe nandese abantu bari bafite icyo bagikora ariko cyari cyabananiye. Barabigerageje avuga ngo turananiwe, barayamanika. Abantu bayamanikiye
niyo amaboko y'Imana amanukiye gukorera. Haleluya! Kubwanjye nzabyikorera. Yageze kwa Yayira arabyikorera, yageze kwa Lazaro arabyikorera, yageze inayini ibintu byasohotse hanze. Haleluya! Byageze kuri tere, Yesu araza arabyikorera. Yakugezeho cyagiye kwa muganga byagucanze, arangije arabyikorera. Yakugezeho cyagiye wabuze viza arabyikorera. Yakugezeho cyagiye alepesele mando mu gihe wari ugeze mu kaga kari gakomeye, Yesu arabyikorera. Abantu bamufitiye icyizere nimuzamura amaboko mu mushimire, muvuge ngo mwami aho ugereje ukora tubaye tugushimiye, we twabonye cyagiye ni nawe tugiye kongera kubona uyu munsi wa none. Kubwanjye nzabyikorera, nta cyatuma izina ryanjye ritukwa, kandi icyubahiro cyanjye ntabwo nzakiyambura ngo ngihundi. Mana ndaguhaye icyubahiro, ndagushimiye kubwira ijambo ryawe rimanutse, uravuze ngo kubwawe uzabyikorera, ngo nta cyatuma izina ryawe ritukwa, ngo kandi icyubahiro cyawe ntabwo uzakiyambura ngo ugihundi. Tugiye kugirira icyizere iri zina twitiriwe, tugiye kugirira icyizere iki cyubahiro cyawe kituri hejuru. Nyemerera umuntu wese wumvise rino jambo uyu munsi wa none asubiremo ibyiringiro, uyu munsi wa none asubiremo ibyiringiro. Nta wundi muntu utanga amahirwe ya kabiri uretse wewe wenyine, ni we wayahaye Yobu. Aba bantu bari babuze inzira, mbasabiye amahirwe ya kabiri kuri uyu munsi baze kubona imiryango ikinguka. Iyi mamba y'umunsi nibahembure, nibuzure imbaraga kandi nibuzure ibyishimo mu izina rya Yesu, amen. Imana ibaha umugisha, Imana ibashyigikire muri byose. Shalom.